neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza. Ni Arejo AI TV show. Ngarutse mu kiganiro kugira ngo twongere tuganire uyu munsi. Mbafitiye ikiganiro cyiza cyane kandi ndabizi ko muri bugikunde muri benshi. Hanyuma rero mbere yuko ntangira, ndabashimiye kubwitange ndetse n'urukundo mukomeje kungaragariza kuri channel yanjye. Nukuri binyereka ko muri abantu beza, Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. So uyu munsi rero nje kubabwira ku kiganiro kivuga kuki abantu benshi bakora, kuki dukora cyane, cyangwa se byigeze byakubaho kuba wakora cyane ariko ntubone umusaruro. Rero icyo ni igika abantu benshi bakunze guhereramo. Niba uyu munsi ari wowe, reka tuganire kuri ibi bintu. Naje gusanga hari impamvu zibitera. Uyu munsi naje kubabwira 7 impamvu 7 zishobora gutuma ukora ariko ntuzigere cyangwa se ntujye ubona umusaruro buri gihe cyose ukabona uhora kuri level imwe idahinduka. So rero ntaratangira, wowe utarakora subscribe ntuze kugenda utayikoze. Ikindi ukore like wowe wakoze subscribe, ndetse usharing iyi video igere ku bantu benshi. Ntiwibagirwe gushyiraho comment yawe kugira ngo turusheho kugenda tuganira. Ngiye kubaza iki kibazo rero kugira ngo wumve neza ibyo ngiye gukoraho uyu munsi. Ese byaba byarigeze kukubaho ukabyuka kare ugakora cyane, yewe ugashora imbaraga nyinshi, ariko ugasanga wajya kure ugasanga nta musaruro ufite? Mu by'ukuri ibi bintu niba byarakubayeho uyu munsi, reka tuganire. Ngiye kukubwira ibintu 7 bishobora gutuma ushobora gukora cyane ariko ntujye ubona umusaruro, mbese ukajya wisanga kuri level imwe idahinduka. Ikintu cya mbere rero naje gusanga ari ugukora cyane ariko nta cyerekezo ufite. Mu by'ukuri ngo iyo ukora cyane, yewe ugashora imbaraga zawe, yewe ugakora byinshi ariko nta cyerekezo gihari, cyangwa se nta plan y'ibyo uri gukora ufite, ngo ubusa nk'umuntu ugenda mu mwijima utazi yajya. Mu by'ukuri iki kintu naje kureba kuko njyewe n'umutima wanjye mpamanya ko ari byo. So nawe niba ari byo rero, kora like, kanda kuri like kugira ngo dukomeze tuganire. Akazi kadaherekejwe n'icyerekezo, mu by'ukuri ako ntabwo ari akazi kabyara umusaruro w'icyo wifuza, ahubwo ni akazi kabyara umunaniro. Ni ukuri ibyo bintu muze kubireba neza, mubyitegereze, murasanga ariko bimeze. Ntabwo kabyara umusaruro, ahubwo kabyara umunaniro. Ikindi kintu cya kabiri rero, gukora ibintu byinshi ariko bidafite cyangwa se bidatanga umusaruro. Ushobora kuba uhugiye mu bintu byinshi pe, hari igihe ubaza umuntu ati se bite, tishatu uyu munsi nakoze ibintu byinshi akavuga ngo uyu munsi yakoze ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ibyo bintu byinshi yajya kubireba agasangana na kimwe cyari kirimo cyashoboye kugira kumuteza imbere. Muri make mu bintu byose amaze igihe akora, nta na kimwe kirimo gishobora kumuteza imbere. Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza. Ako si akazi, cyangwa se akazi kenshi si akazi, ahubwo akazi keza niko kazi kaguha umusaruro. Ikindi kintu cya gatatu, gukora ibyo utazi cyangwa udakunda. Iyi ni mistake dukunze gukora turi benshi. Rimwe na rimwe ukavuga ngo akazi keza, ngo akazi kabi ngo kaguhesha keza. Yego da, ariko nako kabi niba ugiye kugakora, gakora ugakunze kandi ubikora ubizi. Mu by'ukuri gukora ibyo utazi ntibitanga umusaruro, yaba kubukorera yewe nawe ubwawe ntabwo umusaruro ukugarukira. Iyo ukora rero ibyo utumva neza cyangwa se udakunze, ntabwo ushobora kugaragaza umusaruro, cyangwa se nawe ntabwo umusaruro ushobora kuwubona. Ibyo utumva ntabwo bishobora kuguteza imbere, cyangwa se ntabwo bishobora kugutunga. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri ntabwo bishoboka. Niba ibyo bintu warigeze kubyumva cyangwa se warabibonye, ongera ukande like kanda like kugira ngo dukomeze tuganire. Ikintu cya kane rero ukeneye kumenya ubumenyi bushya, kugira ubumenyi bushya mu by'ukuri, kugira ubundi buryo bwo kwiyungura mu mikorere yawe. Isi irahinduka, murabibona cyane, turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi rifite ibintu byinshi biri ku muvuduko muremure. Rero nawe icyo ukeneye guhindukana nayo. Gukomeza gukora nk'uko wakoraga kera rwose, hari igihe uzisanga nta musaruro ufite, hari igihe uzisanga nta musaruro ubona w'ibyo ukora. Icyo gihe rero bitume urushaho kugenda wumva
witakariza icyizere cyangwa se kugenda wumva nyine bitari kugenda neza mu buzima, kubera yuko ntabwo uri kugendana n'igihe. Mu by'ukuri analog iri kugenda icika. Nawe mu bintu ukora shaka strategy nshyashya, shaka ibyo ukora bishya bishobora kuguteza imbere, bishobora kugendana n'igihe kugira ngo ejo hazaza hawe hatere imbere. Ubumenyi bushya nibwo butuma imbaraga zawe ziguha umusaruro, naho nukomeza gukorera mu bya kera ntabwo imbaraga zawe zizahabwa agaciro. Murakoze cyane rero, dukomeze n'uburyo bwa gatanu. Gukora wenyine nta bantu ufite bakuyobora cyangwa se bakugira inama, mu by'ukuri icyo nacyo ni ikintu gishobora gutuma uhora ukora ariko ntubone umusaruro. Mu gihe cyose ngo udafite menta, mu by'ukuri iyo udafite menta, iyo udafite umuntu ukugayidinga ukugira inama mu byo ukora, usanga akenshi utinda mu byo ukora ariko ntibiguhe umusaruro. Hari aho ugomba kwiga ukigira ku by'abandi, ukigira ku by'undi muntu, muri make ukamenya ngo yabigenjeje ate, yanyuze he, ese njyewe nakora iki n'iki nakwiyungura mu byo mfite kugira ngo ndusheho kugaragaza gutanga umusaruro mu byo nkora. Munyumve neza, umusaruro ndi kuvuga si ukuvuga gukorera abandi bantu ngo tubereke ko twabakoreye neza. Umusaruro ndi kuvuga ni wowe kugirirwa umumaro n'ibyo ukora, nibyo ndi kuvuga. Rero ibyo ukora nabyo bikeneye inama kugira ngo ubashe gukora ibyo ushobora gukora kuko bikakugirira umumaro. Murakoze cyane rero. Ni ukuvuga ngo iyo wiga wenyine, iyo uri gukora ibintu wenyine bitagira inama, bitagira gute, akenshi na kenshi ari igihe wisanga bigenda buhoro. Ikintu cya gatandatu rero, gukora udapima ibyo wakoze, self evaluation. Iyo wakoze ariko ntuze gusubira inyuma ngo wibaze iki kibazo kivuga ati se biragenda gute, cyangwa byagenze gute, cyangwa se ibyo nakoze byatanze iki, cyangwa se bizangeza kuki. Mu by'ukuri ibyo bintu nabyo ngo ntabwo ari byiza, bisaba ko ibyo ukora byose ugiramo na self evaluation, nawe ubwawe ukisuzuma ukareba niba ibyo ukora bifite umumaro. Ikintu cya karindwi rero ni imitekerereze ikunze kubera abantu imbogamizi. Imitekerereze yacu ikunze kutubera imbogamizi mu mikorere. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ngo aratinya gutsindwa, aratinya gutangira bizinesi bundi bushya, aratinya, muri make ibintu byose ugasanga umutima uri kukubwira ngo oya bireka ibi bintu bitazaguhombya, witangira bizinesi itazaguhombya. Iyo mitekerereze nayo ishobora gutuma uhora ukora ibintu ariko ntubibonemo umusaruro. Iyo ubwenge bwawe bugutsinze, mu by'ukuri n'amaboko yawe aragutsinda, cyangwa se amaboko yawe arananirwa, reka bivuge gutyo. Rero tugana ku musozo, nshuti zanjye, niba uri gukora ariko ntubone umusaruro, ntibisobanuye ko uri umunyantege nke. Iki kintu wongere ucyumve. Niba uri gukora ariko ntubone umusaruro, ntibisobanuye ko uri umunyantege nke, ahubwo birashoboka kugusobanurira ko ukeneye guhindura, ugashaka ubundi buryo bushya bw'imikorere kugira ngo ubashe kubona umusaruro. Si uguhagarika ibyo wakoraga, ahubwo ibyo wakoraga shiramo innovation, shaka strategy nshyashya kugira ngo zirusheho kukuzanira income mu byo uri gukora. Murakoze cyane rero, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Arisho AI TV show, kandi ukore like wowe wakoze subscribe, ndetse usharinga ibi biganiro ugere ku bantu benshi. Mu by'ukuri ndakwinginze, niba bishoboka rwose uduhe comment. Urabugize neza kuko turarushaho kwiyungura ubundi bumenyi. Mwubajije ikibazo kimwe, ese wowe urumva ari iyihe mpamvu wiyumvamo? Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.